rero urimo uranansetsa ko nzapfa nseka njyewe banza n'umurambo no gupfa ntabwo ari none urumva oya nzagira mu ijoro se ariko se twese tuzapfa ari uzatura nk'umusozi nawe winjijisha ariko rero reba kubaho nabi uri muto ukarara mu biraro burya ubuzima ariko sometimes abantu bavuga ko Imana itari fair ukabaho nabi ukarya umunsi ukarenzaho umuyaga ukotsa imyungu urabyumva neza none ukagera ahantu Imana ikuzamura ukamuntu w'umugabo ikakuduza warangiza utangiye kuryoherwa utangiye gukora umurimo buri kimwe cyose ugahita akaba ukiri mutoya gifite tuka Imana itiza Theogene nibura imyaka yindi nka 30 akabanza hari ibintu utajya wibuka hari igihe Imana iba hari misiyo yagushakagaho buriya ukayikora ukayirangiza yareba ikavuga iti uyu muntu aho yagomba kugeza nahangaha atazawenda atazanagwa akava mu muri akanagwa wenda akava mu wenda akava no mu byizerwa akagwa yes yabati vayo Cheka niba gufata rukwitaba Imana oya ngiye sinemera gutyo gupfa kwita Imana ntabwo ikeneye umuntu wapfuye kuvuga ngo umuntu yitabye Imana yavuye mu mwuka nyine umwuka yavuyemo yagize atese nyine ko tutakimubona yavuye ku isi atese yagurutse neza muganya ko aruvuze ngo naruhukire mu mahoro araruhukira mu yaki roho ye hanyuma warihe dore hano nzahuke ikimara gukora accident ya mbere yari imujyanye ukuguru rabaye inzahuke buriya harya ni hehe banditse ngo ibyisi n'ubusa ejo ni muri Simona babwira ejo bundi narimo mbwira abantu yuko tujya kubiri ariko ntitwigira ku kiriyo kuko ku kiriyo niho haba ikintu cyakaye gituma umuntu yongera kwitekerezaho nibyo bikwereka ko the human beings we are very fake twebwe abantu burya bafite Imana yaduhaye ubwenge bwose ariko ntitwiga kandi tuba amasomo shaka ejo cyane rwose ariko ujye nkubwiye ko Imana ishaka ibyo yari ikeneye yabisoje ikavuga vayo uragahakana uri kumwe n'umuvugabutumwa anza wumve hano nzahuke gato ugomba rizukwegerenga igikapo kikumereye gute mwana kutamubajije se aho igikapo cyawe kirahari mwana cyagahigo ubu kubita amandazi ukumva ni sawa ariko umunsi uzambara ino mpeta mituweli izahita iteramo wajya kuyikwepa ariko ntuzayikwepa kuri iyo shorota hari abakristo tugendana bazanye inkota turirimbana bafite inkota twegerana ameza y'umwami bafite inkota barazizanye inkota z'amagambo mwana funga ikote harimo inkota ku buryo kureba uri umukobwa ngo dore ko gasa nta n'umugabo kazabona akabara gushimangiye mbese wajya urya dansi ukabona uri uko gasa ukavuga ati karabaye na Suzana arerekanwe nkiri kurya dansi harimo abantu bashimangiwe bagendana ibikomere bashimangiwe by'amagambo na bagenzi babo kubera inkota bagiye babashimangira bajyaga basanga Nyabugogo maze gucoma afite direde kunana aracomaga icyo bita gusefuza mani ganje bagasanga shangazi twasiganye mushiki wa papa bakamubwira ngo imfura zarapfuye ntacyo wasigaranye akaba baramushimangisha nanjye baraba bakabona nta cyasigaye nyine ni ikintu kiriho kitazagira icyo kimumarira Imana yicaye aheraho mu ijuru icyo babona ko ntacyo kizamara Imana ikakibona ahubwo cyabyaye hungu na kobwa Imana ikamubona yageze i Musanze Imana ikamubona ari guhindura benshi ku gukiranuka ubu nta nubwo ngitega kwasiteri ni uguhindura Yes agira neza ndagira ngo rero twongere turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa ku nkuru y'urupfu rwa Pasiteri Theogene
ni inkuru rero yakomeje kugenda ikura imitima y'abatari bake, dore ko ari inkuru yaje kumenyekana cyane mu gitondo cyo ku itariki 23 Kamena mu mwaka w'ibihumbi 2023. Gusa uru rupfu bikavugwa ko rwaje kuba ku itariki ya 22, ubwo ni mu ijoro ryo kuwa kane tariki 22 mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ni inkuru ikomeje kugenda itrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hafi ya zose, mu binyamakuru bigiye bitandukanye byandika hano mu gihugu cy'u Rwanda. Navuga ko ari yo nkuru bikomeje kugenda bigaruka. Pasiteri Theogene ni umuntu wari usanzwe akunzwe n'abantu batari bake, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Amavideo ya Pasiteri Theogene yakunda kugenda agaragara cyane ku rubuga rwa TikTok, dore ko yagendaga abwiriza mu buryo bwafashaga abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ndetse akagenda ashyiramo n'inkuru ye yiwe kuntu ko yabaye ku muhanda igihe kirekire, ndetse bikaza kurangira Imana imugiriye neza akaza kuba yatangira gukora umurimo w'Imana, ndetse bikaza kuba byamutera gukundwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse abantu bagakunda uburyo agenda abwiriza ubu butumwa bwiza, ndetse bigatuma akundwa n'abatari bake. Inkuru y'urupfu rw'uyu mupasiteri cyangwa se rw'uyu mugabo Pasiteri Theogene wakunze kumenyekana cyane ku izina rya Inzahuke, ni inkuru yaje gukura imitima y'abatari bake. Nanjye urebye mu nkuru nakoze mu gitondo cyangwa se nakoze bwa mbere nkimara kumva iyi nkuru, ni inkuru nakoze ndimo kurira mu buryo bukomeye cyane, ndetse amarira yari yanyishe. Usibye kuba ngubu nyine nta kundi twabigenza, byaje kugaragara ko nyine Imana ntago ikibera na gato, kuko iramutse ibera byibuze yakagombye kureba ko uyu muntu ari umukozi wayo, cyangwa se yari asanzwe agira abantu benshi ahindura, bakagira ikintu nabo babasha kuba bakora ku murimo w'Imana, ndetse bakabasha no kuba bahinduka bakava mu buyobe ubundi bagakorera Imana. Nakomeje kugenda mvuga ni muri iyo nkuru ati kiba Imana ari kuvuga ko ishobora kuba nayo ibera, cyangwa se hakaba hari abantu ishobora kuba yarutisha abandi, ntabwo iba yahisemo kuba yatwara Pasiteri Theogene. Hari abandi bantu bafite amakosa cyangwa se n'ibyaha bigiye bitandukanye bibi bitanakwiye no kuba byaragaragarira abandi bantu bakagombye kuba bagiye, ariko byibuze uyu Pasiteri Theogene nabashe kuba yagenda, kuko yari agifite byinshi byo kuba yakora, yari agifite inyigisho nyinshi nziza yakagombye kuba yahereza abatuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi ku isi hose, dore ko ari umugabo wakomeje kugenda akundwa n'abantu bagiye batandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye. Iyi nkuru rero yakomeje kugenda igaragara, ndetse yaje kumenyekana amakuru ataraza no kugaragara ko ari ukuri cyangwa se atari ukuri, kuko